Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigivakirangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano. Reka twongere tubahe ikaze afite bakunzi ba Rayon Yacu TV aho muherere hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizera ko uyu mugoroba ukomeza kugenda ubabera umugisha, kandi twizera ko akazi mwakomeje kugenda mugacapa neza cyangwa se mwakomeje kugenda mugakora neza. Kirisitu mwami na Muhamedi ngwino musore utsinda gatsinda. Ubu ni umuhanzi Leo ati ngwino musore utsinda ugatsindagira imidari. Kuri uyu munsi rero tubafitiye amakuru menshi agiye atandukanye, ariko kandi icyo tujye kwitsaho ni kumwataka ukomeje kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Ruhagoye mu ruhango bayiharazi ibihozo. Amakipe yakomeje kugenda yikomanga ku gatuza, akomeza kugenda avuga abakinnyi ashaka. Kuri ubu ngubu umwataka navuga ko warugezweho ni umunya Nigeria, ariko waje guhabwa ubwene gihugu bw'u Rwanda, bamwita An Elija. Uyu nguyu rero ni umwataka akomeje kugenda ashakwa n'amakipe atandukanye. Muri iyi minsi yari ari gutwererwa n'ikipe ya Rayon Sport. Bantu b'imahanga n'abiki gisata cyose, nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho mu kiganiro cyacu cya mbere, uwitwa Kanyabugabo Haji, uyu nguyu abenshi baramuzi, ni umugabo mu minsi yashize wavuzwe ko ari umwe mu bakomeje kugenda bajya mu ikipe ya Gasogi United, ariko kandi uyu nguyu akaba ari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Ngo yagiranye ikiganiro na perezida w'ikipe ya Rayon Sport Jean Fidel Uwayezu, nkuko uyu mugabo Kanyabugabo Haji yakomeje kugenda abitangaza, amubwira ngo uburyo bagura An Elija. Uyu nguyu ngo babonaga yuko ikipe ya Polisi ndetse n'ikipe ya PRS ziri komeza kugenda zimushaka, ariko zitari gushyiramo imbaraga. Sekamana umuyobozi umurenze umureyuse. Uwitwa Jean Fidel Uwayezu yaramubwiye ati reka vuga uvuye aho ngaho, njyewe uwo mukinnyi ukomeza kugenda arwanirwa na APR ndetse na Polisi, njye ntabwo ari we mukinnyi nshaka. Tuyishimye harabona bishinze, kandi ndabizi neza ko bazama umwataka cyangwa se bazama umukinnyi urenze abo ngabo. Turi buze gukomeza kugenda tureba ese uyu mwataka ukomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport we aje aturutse. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tureba muri ikipe yacu ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza, ariko nkuko mumaze kubimenyera twe duhera ku bitekerezo by'abakunzi ba Rayon Yacu TV. Niyo mpamvu wowe ukurikirana ikiganiro cyacu ujye ujya muri comment ubundi utanga ibitekerezo byawe, natwe ibitekerezo byawe tuba turi tayari kuba twabisoma. Turahera ku witwa Mushimimana Joseph Kofi, umuvandimwe guturuka i Nairobi, ati ni Kofi ugarutse ndabona noneho waje uje pe, ariko ntuherutse kuvuga ngo utari umureyo ngo nta nzoga y'inyamunyo. Ubundi ngiye nizera ko ibiganiro byanjye cyangwa se ibiganiro nkomeza kugenda mbageza hano kuri Rayon Yacu TV, nkuko n'izina ry'icano ribivuga ni Rayon Yacu TV. Ngiye rero nizera ko abantu bankurikirana 5 kuri 5 ari abareyo. Ubwo ubaye utari umureyo rero nyine ubwo bari kuvumba izo utengewe ntabwo ari byo gusa. Rero dukomeze kugenda tugarukaho, reka dukomeze kugenda tureba n'ibitekerezo by'abandi bagiye batanga. Witwa Adeline uwaje neza ati nta mutoza umurimo kabisa. Akomeza uyu nguyu akomeza kugenda agaruka kuri Aringo Francis Christian Mbaya, byakomeje kugenda avuga ko ari umwe mu batoza ngo bakomeje kugenda barega ikipe ya Rayon Sport. Ati umutoza wa fitness witwa uyu ni Mushimana Joseph, ati umutoza wa fitness n'uwabazamu bahaguma rwose, naho Raoul we n'uwacu, kandi izi kipe azikipe yacu ahawe abakinnyi yazikubita kakahava.
uwo ni Kofi kabisa guturuka i Nairobi, umwe mu bagabo barebye ikipe ya Rayon Sport kera. We n'umusaza bita Komeza Innocent ni bamwe mu bantu barebye ikipe ya Rayon Sport kera. We abantu barebye ikipe ya Rayon Sport igikinira kuri malaria ebana kabisa. Reka mbabwire ngo coup de chapeau, muri abantu nemera cyane, ariko ngo n'abandi bayirebeye mu gihisi arabandi ngo bayirebye ikorera Nyanza bita mu gihisi kera cyane kabisa. Ubwo namwe muraba no kubaho. Ariko kandi reka dukomeze amakuru yacu, ariko reka mbabwire ko ushaka kubana natwe muri groupe yacu ya fan club yitwa Rayon Twifuza, wanyandikira kuri 0788466591. Abafite siroga igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Iyi fan club ikomeje ibikorwa bigiye bitandukanye nyuma yo gusura Kapiteni Muhire Kevin Kwirebero. Muri weekend bari basuye umunyamuryango w'iyi fan club ya Rayon Twifuza fan club ubarizwa i Nyamasheke, akaba ari umuvandimwe bita Fidel. Bari bakomeje kugenda rwose bamusura, ariko kandi ni fan club yakomeje kugenda ikora ibikorwa bigiye bitandukanye. Ku muntu rero wifuza kujya muri fan club itanga umusanzu bwa mbere muri fan base rwose, ubwo umugabo bita Matici niba nyumva yakomeza kugenda ambera umuhamya. Ndababwiza ukuri ni fan club y'icyerekezo. Nawe Kanyama yayi na Kanyande kwe ubwo ku bantu bifuza kujya muri fan club munyandikire ubundi mbafashe kujya muri iyi fan club. Ariko kandi ushaka no kuba muri groupe ya Rayon Yacu TV wanyandikira kuri 0788466591 nkagushyira muri fan club, muri groupe ya Rayon Yacu TV. Wowe nkunda ni kimenyimenyi, ubu nkuba n'ubutitsa nitwaje agakwaya, kandi nizeye Imana. Yareka amakuru yacu rero, amakuru yacu tuyagarukeho kabisa. Tureba byinshi bigiye bitandukanye ku bakinnyi batandukanye bakomeza kugenda bavugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport. Nkuko twabikomojeho, twari twakomoje ku mugabo bita Anne Elijah. Uyu ni umwe mu bataka bakomeje kugenda bavugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Nabonye rwose abantu bagiye batandukanye bakomeza kugenda bavuga ati niko ikipe ya Rayon Sport idashaka umuntu nka Anne Elijah. Ati president w'ikipe ya Rayon Sport ngo yaravuze ngo umukinnyi ikipe ya polisi ishaka n'umukinnyi na APRC ngo we ntabwo yakwirirwa ajyamo rwose. Ibyo nibyo abantu bakomeje kugenda bavuga, ndetse uwitwa Haji Kanyabugabo ubwo nibyo yakomeje kugenda nyine atangariza abantu. Ariko kandi Jean Fidel Uwayezu we nkuko ngo yakomeje kugenda bitangaza, akomeje kugenda abwira umugabo ko ngo afite abantu yashinze ibikorwa bya recruitment cyangwa se ibyerekeye no recruiter. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubona bikurikirana ko yakomeje kugenda anyomoza amakuru avuga ko uwitwa Namenye Patrick yaba ari umwe mu bantu bakomeje kugenda bagurira ikipe ya Rayon Sport nabi. Avuga ati rwose Namenye Patrick na hantu ahurira n'ibyo ngibyo. Ubu ngubu rero tugiye kugaruka ku mukinnyi ukomeje kugenda avugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi usanzwe ari umunya Zimbabwe. Uyu ni umunya Zimbabwe, akaba ari umukinnyi kandi kuri ubu ngubu navuga ko ni top scorer muri iki gihugu cya Zimbabwe. Bamwita Not Chikua. Uyu nguyu rero kabisa abantu musacinga abantu mugende mushakishe iri zina mukomeze kugenda amwirebera. Umwe mu bataka bakomeje kugenda bavugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport, akaba ari umwataka usanzwe anakinira ekipe y'igihugu ya Zimbabwe. Akaba ari umwataka nyine ukinira ekipe bita Highlanders. Iyi ni ikipe yo mu gihugu kabisa cya Zimbabwe. Uyu mukinnyi rero kuri ubu ngubu navuga ko ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bitwara neza muri iki gihugu cya Zimbabwe. Akaba akomeje kugenda rero avuga muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Ubundi amakipe yo mu burengerazuba bwa Afurika namwe mu makipe navuga yuko rwose atajya ariko iyi ngiyi mu burengerazuba cyangwa amajyepfo ya Afurika n'amakipe nyine agiye ubona yuko amenshi guhemba ntago umushahara uba uri hejuru cyane. Nk'uko uyu Anne Elijah ukinira ekipe ya Bugesera akomeje kugenda bitangaza, yavuze ko amafaranga Bugesera imuhemba abakinnyi bahembwa muri Nigeria ari bake cyane. Ushobora no gusanga rero n'uyu mukinnyi w'umunya Zimbabwe kabisa amafaranga ahembwa wabona muri Zimbabwe ari amafaranga make cyane ugereranyije n'amafaranga bivugwa yuko ekipe ya Rayon Sport ikomeje kugenda imwifuza. Amafani club kuri ubu ngubu yatangiye igikorwa cy'ubururu bwacu agaciro kacu, no kuvuga ngo na Skol ubwayo nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa
na Skol ubwayo kabisa ikaba nayo yaravuze yuko igomba kugira ikikora, ariko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagomba kureba icyo bikorera, cyangwa se abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nkuko byakomeje kugenda bitangazwa mu mwiherero, nuko bagomba kwigurira umukinnyi. Byumvikane ko rero umwataka ariko uyu mwataka sinzi ko abafana bafite ubushobozi bwo kuba bamugura. Uyu mwataka ashobora kuba ahenze cyane. Uyu mwataka rero akaba akomeje kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza, avuye muri ikipe twakomeje kugenda tubabwira ya Highlanders, akaba ari ikipe yo mu gihugu cya Zimbabwe. Umuyobozi umurenze umureye usenga Imana, tumuhawe n'Imana, Imana irakiza. Ubwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport mukomeze kugenda mwitegura yuko kabisa nyuma yuko hakomeje kugenda havugwa uwitwa Shabani Hussein Jagason, byumvikane ko ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ikomeje kugenda ishaka rutayizamu hirya no hino. Gusa uyu Hussein Shabani Jagason nawe ni umukinnyi w'umuhanga, umukinnyi w'umugande, kuri ubu ngubu ari mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes, akaba ari umukinnyi usanzwe ukinira ikipe ya KCC, ariko akaba ari umukinnyi wasoje amasezerano, akaba akomeje kugenda aravugwa muri ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Byumvikane ko muri Mercato abataka abakina ku 9 cyese ukunze kwita aba full striker, abakina ku 9 bakomeje kugenda bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Hari kuvugwa uyu Hussein Shaban Jagason ndetse n'uyu munya Zimbabwe, uyu nguyu twakomeje kugenda tugarukaho, ariko kandi hari hanavuzwe uyu nguyu An Elijah, nubwo we rwose navuga yuko nta mahirwe afite kuba yakina muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Amasumbu ko ari igisebe dogora beganya bya ngayo nguko rero nyine abona bakomeje kugenda bavugwa muri ikipe ya Sport. Ariko nabonye niba ruko amakipe yacu sinzi kuntu bimeze, nawuze ndeba abakinnyi ya kipe y'Ishyorongi gushaka, mbona benshi kabisa nabashesha kangoye. Nawuze ndeba abakinnyi bakomeje kugenda bavugwa muri ikipe y'Ishyorongi, ndeba bitwa Hamilton Kalisa, ni umukinnyi w'umugande, ni umukinnyi wakinaga mu mwaka washize mu ikipe ya Vipers imwe yasohotse ikajya mu matsinda, ni umukinnyi kuri ubu ngubu navuga yuko ebana kabisa ni umukinnyi uri kugenda saza, kuko ni umukinnyi utagihamagara mu ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes. Ibaze rero ni umukinnyi kandi numvise ikipe ya PFC gushora amafaranga menshi, kuri ubu ngubu bageze kwitwa Steve Mukwala. Uyu nguyu rero akaba ari umukinnyi ukinira ikipe bita Asante Koto yo mu gihugu cya Cote d'Ivoire. Uyu mukinnyi yababwiye ati byibuze mudafite ibihumbi 70 by'idolari ntabwo nazi Kigali. Mbesura umujema na kasi munatanazi yeka. Nubwo abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda barira bavuga batariko rero ati ikintu bita amatransfer rwose ati akorwa nabe mu ikipe ya Rayon Sport, nubwo nyine wenda haraho bitavugwa, ariko ugiye kureba nko mu ikipe nk'inyamukandagira twakomeza kugenda tugarukaho, ni ikipe igura abakinnyi bo noneho ikabagura n'amafaranga menshi, bitandukanye n'ikipe ya Rayon Sport wenda ujye kubona ukabona bitwa Baseni Kamara ndetse n'umuvandimwe Gomezi bazi ubuntu, ababo bagiye bazira ubuntu mu ikipe ya Rayon Sport, ugasanga wenda icyo barwana nacyo ni umushahara. Yego nyine wajya kureba ugasanga saba abakinnyi bakwiye kuba muri Rayon Sport, ariko kandi iyo ugiye kureba nk'ikipe ya PRC yo usanga rwose iragenda rwose ikagura abakinnyi ikabagura n'amafaranga menshi, abitwa Batade Ruanga, abitwa Bashaibubu, abakinnyi bagiye batandukanye bitwa aba Apam n'abandi bagiye batizwa mu ikipe ya Marine, ugasanga n'abakinnyi bagiye bagurwa amafaranga menshi, ariko bo none wareba n'umusaruro wabo ugasanga ni nkene kabisa, ugasanga na utaniye n'ababo ngo ni bagomeze, kuko twagiye tubona nyine wenda navuga ko umukinnyi ufashe ikipe ya PRC w'umunyamahanga ni umuntu bita Mbawoma ndetse n'umuntu bita Paver Nzira, mu gihe abandi rwose bakomeza kugenda ureba ugasanga nabo n'abakinnyi basanzwe. Nubwo nyine navuga yuko wenda aho bitavugwa cyane nkuko muri Rayon Sport bivugwa, ariko ni ikipe igenda ikigurira abakinnyi bashaje, abakinnyi iguza amafaranga menshi, ugasanga naho umusaruro wabo rwose ntago bukanganye. Ariko rero twakomeza kugenda rwose tubwira ikipe yacu ya Rayon Sport, ni mujya kugura mujye mugura kabisa umukinnyi ukiri muto, buri umukinnyi w'imyaka 30 iyaje nanaguhenze aba ari ibibazo nyine tu, aba ari ibibazo bigiye bikomeye cyane kabisa. Amakuru n'ahandi uzigera yosanga atari kuri Rayon Yacu TV. Twizere ko mwakomeje kugenda mukanda subscribe, ariko kandi mukibuka no gukora kukazogera, mujye mwibuka gukora share, ariko kandi na comment, kubera ko ibitekerezo mukomeza kugenda muduha hano dukomeza kugenda tubigarukaho.
Reka mbashimire rero bantu banjye, mbabwire ngo amakuru agezweho n'ahandi uzigera uyasanga. Reka tuze gusubira mu gitondo kabisa mbagezaho amakuru abagezweho kugira ngo mujye mu kazi mumeze neza.